ihame ry'umunsi. Ku ihame ry'uyu munsi tugiye kuvuga ku mbaraga zo kwatura icyo uzaba cyo. Ikintu utiyaturaho ntikizigera kikubaho. Reka nkwereke amwe mu mahame y'Imana kugira ngo urebe ko ikintu cyose Imana yajyaga kurema yabanzaga ikakivuga. Reka dusome igitabo cy'Itangiriro igice cyawe cya mbere umurongo wa 3. Imana iravuga iti habeho umucyo ubaho. Byabagaho ari uko yabanje kuvuga ikintu turema umuntu usa nkatwe ni ishusho yacu. Ibyo yarabanzaga ikabivuga. Ibintu wivugaho bizabaho. Ndashaka utangira ugerageze gukoresha amagambo. Noneho Matayo 12:3 ngo amagambo yawe niyo azagutsindishiriza kandi amagambo yawe niyo azagutsindisha. Ndashaka utangire ugerageze gutangira kwihanurira ukoresheje ururimi rwawe. Ugira amagambo wivugaho, ugira amagambo wiyaturaho, ugira amagambo wiremaho. Uko ugenda ubivuga bizarangira ubaye byo. Byemere. Reka ngo urugero, kunda umukobwa ujye umureba buri munsi uvuga ngo ndamukunda. Ubwo ndavugana n'abaseribateri. Ujye umureba mu mutima wawe numva mukunze, ariko ntubimubwire. Urebe ko urwo rugo ruzigera rubaho. Oya, iyo ukunze umuntu ukabyatura ukamubwira ati ndagukunda, ako kanya umusobanura urukundo umukunda urwo ari rwo biraba. Ariko utabimubwiye, uwo bimubwiye niwe umutwara. Umva rero nkubwire, uyu munsi wa none gira ibintu urekura, gira ibintu usohora muri wowe, watura icyo uzaba cyo mu izina rya Yesu, utitaye iminsi uhagazemo. Shoje nkubwira ngo ibukuriwe biri mu bigize amahame.